rero umunsi nabimubwira ngewe ntago nigeze mfata inzira ngo njye kurambagiza iwabo oya twabivuganiye ahantu Umuhamagaro mu rusengero twicara mu rusengero naho twabivuganiye icyo gihe nakoze itangazo hari umumama wo twagombaga kuvugana nk'umuntu umusigire wa mwarimu aho ngaho urabizi mu matangazo hari igihe uvuga uti runaka na runaka basigare tuze kuvugana hari umudamu rero nabifite icyo ngomba kumubwira ndamubwira arasigara n'uwo mukobwa nawe arasigara nawe wamuvuze mu matangazo umushaka kumubwira iby'urukundo ngiye nshaka kumubwira iby'urukundo wamutanze mu matangazo ushaka kumubwira ko umukunda ariko ubundi ni ukuvuga tugiye kwa muganga muganga aradusuzuma hari umudogiteri w'umuzungu wabaga i Gahini aratubwira ati rwose yakoreye madamu ibishoboka byose nanjye ubwanjye aravuga ati nta kibazo mbona ni igihe cy'Imana kitari cyagera yari umurokore w'umwangirikani ariko w'umuzungu w'umwongereza avuga ati nta kibazo ni igihe cy'Imana gusa gitegerejwe ariko nta wavuga ngo hari indi mpamvu ituma mutabyara bati wa mudamu we ntushobora kubyara nuko ungana uko ntago ushobora gukikira nuko ureshya uko bamwe bagahiga imihigo bavuga bati tubonye ubyaye twakora ibi bintu tubonye ubyaye twakora iki bati niyo wabyara ukuntu ureshya uko uwo mwana bamucisha mu rubavu ntabwo ari wowe wamwibyaza ariko ni mbese hamwe n'Imana byari igitangaza haleluya wasubiye ishiro hamwe n'Imana niyo yururutse irabitunganya byose kandi yavutse afite hafi ibiro 5 turakikira usubira ishiro nk'ahana ugenda uririmba ati ndaje eriwe cyane noneho ndaje nje gushima ni nje wa mugore mwabonaga ndi mu rusengero mfite agahinda mbabaye cyane nkakubwira yuko nkeneye umwana naramubonye nguyu ndamuzanye ngira ngo nizo ndirimbo wabaga urimo ugenda uririmba izo nizo nabaga ndi mu kuririmba 11 muri 2014 nibwo nagarutse nza kuyobora paruwase ya Rukurazo ubwo muri icyo gihe nibwo nari mbaye de garadi mvuye ku rurembo ngiye kuri paruwase naho yari transit impava mu kwezi nanone kwa 5 kuri 19 deja nari namaze kugera aho bita muri Rwimishinya kuri paruwase iri hano muri Kayonza bityo rero ubwo mva Kayonza muri 2018 Inshuti bakunzi bacu ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi y'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo ibintu bigenda bitandukanye byose babifite intego yo gukora ivuga butumwa mu mitima y'ababyumva swati no kubahindura swati no kutuma bakira gakiza ni inama n'impanuro mu buryo butandukanye nyine bikorerwa mu ivuga butumwa dore ko nyine turi Iyobokamana TV niyo mpamvu rero tubahaye ikaze n'ubundi Rusi nawe ni ikaze n'ubundi kuyobokamana tubahaye ikaze nanone ku bakunzi bacu reka twakire ababyeyi ni ikaze cyane kuyobokamana muraho namwe yego amakuru ni meza cyane wow turabasuye cyane hano rero reka muhereze umushumba mikrofone maze dutangire tubasaba ko mwatubwira amazina yanyu kugira ngo abantu bamenye ngo ni bande tugiye kuganira nabo murakoze cyane kuba mwadusuye natwe turabishimiye cyane yego nge nitwa Pastor Kayijamahe Yohani ndi umushumba wa paruwase ya Murambi hano mu karere ka Gatsibo iburasirazuba nanga hano haruguru gatoya niko bimeze burakoze cyane wow uko rero avuze yuko ari mu burasirazuba niko kwa kundi najyaga mpera Kigali nsuhuza abantu ubu none mpereye mu ntara y'Iburasirazuba bakunzi b'Iyobokamana TV bakunda ijambo ry'Imana mwese turabasuhuje mu ntara y'Amajyepfo n'Amajyaruguru iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali muri diaspora hakurya mu bihugu by'amahanga no kuvuga ibihugu byose byo mu mugabane wa Afurika ahagiye hari umuntu wumva ururimi tuvuga ndetse tukajya ku mugabane w'Iburayi tukajya muri Amerika Australia na Oceania mwese tukavuga ngo Imana nikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu Rusi iyi couple urayibona gute iyi couple rero
ngewe n'ubusanzwe iranyubaka kuko ndabazi iranyubaka, bafite ijambo rinyubaka no mu rugo kandi mu buzima busanzwe, tuvuye no mu rusengero no mu itorero, mu by'umwuka, uretse no mu by'umwuka no mu buryo bw'umubiri baranyubaka. Ni ababyeyi beza, ni ababyeyi banjye, ndabakunda. Ni byiza Urakoze cyane. Asante sana. Reka dutangire rero noneho ni kiganiro tubaza ngo Rev. John Kayijamahe ni muntu ki? Aratubwira kubaza ngo ni muntu ki, aratubwira yinjiye mu murimo w'Imana gute, ariko arabanza tubwira imyaka bamaranye mu rushako n'uyu mudamu we, noneho tuze twinjira mu kiganiro rero noneho sasa rero. Murakoze cyane. Uko mwabivuze, Pasiteri Kayijamahe Yohani ni umugabo, arubatse, afite umudamu, twashakanye ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 7 muri 1981, ahangwa n'ubutegetsi bwite bwa leta. Kera babyitaga ngo ni muri komine. Ubu ngubu rero mu murenge. Ubu ni mu murenge, ariko icyo gihe byari muri komine. Hanyuma rero imbere y'Imana mu rusengero dusezerana ku itariki 26 y'ukwezi kwa 11 muri uwo mwaka wa 1981. Okay. Ubwo no kuvuga ko mumaze imyaka 39 muri mu rugo. Yego. Ni ibintu byiza cyane kabisa. 39. Pastor, wenda dukumbuje wenda ibihe byanyu byo hambere, mwamenyanye gute na mama w'abana? Wenda love story yanyu gatoya, tubwire ko kuri love story yanyu noneho gatoya. Ibihe byo hambere rero byari ibihe byo hambere nyine. Yes. Ntago bimeze nk'iby'iki gihe cyangwa se byo muri iki gihe, byari bitandukanye cyane ko twashakanye turi abakristo, tumaze kumenya Imana. Mu byo twari twarigishijwe tumaze kumenya Imana nuko ikintu cyose ugiye gukora ugomba kubaza Imana. No kurushako rero nuko nguko byagenze. Nuko nguko byagenze, kubera ko nkiri umusore hari ibyo najyaga nifuza, hari ibyo najyaga ntekereza, hari ibyo najyaga nibwira, ariko mu kuri maze gukizwa byarahindutse. Numvaga rero nzasaba umukobwa muremure w'inzobe, niko numvaga mbitekereza. Hanyuma ariko maze gukizwa ntekereza nyine byo kubaka urugo. Hanyuma hari abantu narabonye bankomerekeje, numva ngewe ntazapfa no gushaka. Ariko mbere ubwo nsubira inyuma gatoya, nigaga mu mwaka wa 6 primaire, za gusanga ahantu umugore n'umugabo barimo baburana. Nari imbaza arabo ku musozi wacu, harakuntu mu gitondo umukobwa yarahukaniye iwabo, byabaga ngombwa yuko ababyeyi umuryango ushobora kubakiranura. Bimwe by'abana rero tunyurayo mu gitondo bari muri icyo kiganiro dushungereye. Hanyuma numvishe iby'umugabo avuga by'ingeso z'umugore, numvishe iby'umugore avuga ku ngeso z'umugabo, nge numva ntazashaka. Ugira ubwoba? Ngira ubwoba rwose, ndatinya, ndavuga ni ibintu birakomeye, niba ari by'abagore n'abagabo bimeze gutya ni ikibazo. Hanyuma ariko maze gukizwa byabaye ngombwa yuko narigiraga abakuru banjye babiri, umwe ariho, undi yitabye Imana. Hanyuma nafite na murumuna wanjye nawe yitabye Imana muri za 78. Ni ukuvuga ngo no mu rugo mu muryango bari bakeneye ko nshaka. Hanyuma ariko ko nameze kumenya Imana, byabaye ngombwa yuko njya gusenga. Ubu rero hari abantu benshi batazi ko Imana ivuga, ariko Imana yacu iravuga kandi igivuga n'ibintu ikanabikora ikanabisoza. Hanyuma rero iza kunyereka umuntu, ariko muri uko gusenga kwanjye ntago nagiye gusaba ibintu byinshi, kubera ko namaze gufata ibintu by'umuhamagaro wo gukorera Imana. Nasabye Imana ngo izamfashe, izampa umugore. Ntago navuze bya bindi by'inzobe muremure, ibyo ngibyo byasaga naho byari byaribagiranye, ariko izampe umugore bwa mbere ukijijwe, wuzuye umwuka wera, kandi utazangora mu by'umurimo w'Imana. Rero muri uko gusenga kwanjye Imana no yaje kumpa igisubizo. Maze kumpa igisubizo rero cyabonetse kuri uyu mudamu wanjye yitwa Mukarugema. Araza no kubibwira, ariko nanjye kumuvuga nuva nta kosa nkoze. Hanyuma iza kumpa ifoto, hari ibintu yanyeretse, bibonye nanjye kuko ndakara ibimenyetso. Ntangira no nanjye kugira ngo nigenzurire kuri qualification numvaga
ari ngombwa kuba afite, nsanga arazujuje. Buriya rero nk'umuntu hari igihe n'umutima ukuzerereza ukakujyana n'ahandi n'ubwo Imana yakubwiye. Ntangira no gutekereza ku bandi bakobwa, ariko buri gihe nkasanga qualification yagize gute, arazujuje. Nuko rero twatangiye umushinga, mubwira ko mukunda, birumvikana nabwo ngubwo hari ibyo. Mama, reka tukubaze, umunsi wa mbere akubwira ko agukunda wabyakiriye gute? Ese nawe wari warabisengeye, wari ufite ibimenyetso? Byagenze gute niba mwaba mubyibuka? turabyibuka umunsi ambwira ko nkunda, nanjye nari narabisengeye kandi nanjye Imana yari yarabimbwiye. Hanyuma rero amajije kubimbwira, numvishije yuko ari iby'Imana yambwiye, ubwo nanjye nahise mwemera ndagukunda. Mwahise mumubwira ngo namwe muramukunda. Ese mwari mwaramusengeye namwe, se mwe mwarabonye ifoto cyangwa hari ukundi kuntu Imana yamuberetse? Ubundi mu guhamagarwa kanjye nanjye twari dufite umubwirizabutumwa wajyaga twigisha, akatubwira yuko niba tubonye umusore hanyuma igihe cyagera tukamwerekwa ko tugiye gushakana cyangwa tugiye gukundana, ubwo nirari. Ariko igihe kigeze nza gusenga bisanzwe, sengera abakozi b'Imana, ariko igihe kigeze ngiye kubona mbona Imana iramunzaniye mu buryo ngiye ntazi, ku buryo ngiye nakangutse mvuga nti ibi bintu manza ari bya bindi mwarimu yatwigishije, manza nagize irari. Atubona agiye mwirari. Hanyuma rero nza kongera gusenga, ariko burya iby'Imana byo birigaragaza cyane. Nza kongera gusenga, Imana noneho iramungaragariza. Ngira ngo nasenze nk'ibihe bitatu, Imana igenda imunzanira mu mafoto kandi yo kubona yuko tuzashakana. Hanyuma nyuma yaho rero abimbwiye, numva ko ari Imana yabimbwiye, nanjye ndamubwira nti ndagukunda. Uti ndakwemeye. Turakomeza rero. Inkuru iraryoshye, ni love story nziza cyane. Nuko rero mwemeranya urukundo, mutegura nyine mariage, ubukwe buraba yaba mu muri komine ndetse no muri leta, nyine mutangira urugendo rw'urukundo. Ngira ngo pastor winjiye mu muhamagaro wo kutangira gukorera Imana nk'umushumba, mwaramaze gukora mariage nyine birumvikana. Umva re, ngewe nkimara guhamagarwa no gukizwa, buriya kuko mwitangira ryacu abantu bari bakeya. Iyo waba gukijijwe neza bakakubonaho imbuto z'agakiza, watangiraga no gufasha. Icyo gihe iby'abadiyakoni ntibari bahari, bafasha abamwarimu ntibari bahari. Uwabaga akijijwe yatangiraga imirimo gukora, ariko atari imirimo bagize gute bakweguriye ngo baguhe n'inshingano. Nge nakijijwe mfite imyaka 18, ukuva ntago nari mukuru cyane kandi sinari na mutoya, ariko nari mfite ibintu byinshi byo nari narahuye nabyo, bya bindi nyine umuntu agenda ahura nabyo by'ibigeragezo by'ibikwazo mu isi. Ariko maze gukizwa ubwo ntangira uwo murimo. Ni ukuvuga ngo twatangiye no gukundana, ahubwo ngewe ndi n'umuyobozi we, nari umufasha wa mwarimu ariko ntarahabwa izo nshingano, ariko ndi umufasha wa mwarimu, ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana, nubwo nari nifite indi mirimo ku ruhande nakoraga. Twadusanga dukundana biraho, ariko ntacyo nabwiye hashize igihe kinini. Taramubwira ijambo nyamukuru. Naje rimwe narigeze mubwira. Noneho rero uwo mumama araza turavugana nyine birarangira. Kuri se mwari mufite ijambo mushaka kubwira uwo mumama cyangwa washaka? Oya, ijambo ryari rihari. Mu matangazo ushobora gukenana umuntu ko uzamutumana, cyangwa se hari ikibazo cyavutse ushaka kumubwira, iyo byari itangazo risanzwe. Muhita mu profita mutu. Hanyuma rero ntanga amatangazo abiri, mvuga ko n'umukobwa witwa runaka agomba gusigara. Hanyuma rero mvugana n'uwo mudamu byo twavuganaga, aragenda, hanyuma nusigarana n'uyu nguyu ku ntebe yari yicayeho mu rusengero, niho namusanze. Hanyuma rero ndamuganiriza, hanyuma mubwira rwose yuko mukunda kandi nshaka ko tuzabana. Kambwira yego cyangwa oya. Hanyuma rero ambwira ati ngo ibi ni ibintu maze igihe utekerezaho, ariko nanjye nabona umwanya wo kubitekereza, nta kibazo.
yabasubije hashize yaciye igihe kingana ntabwo ari kirekire cyane. Aravuga ati noneho nongeye kumubaza se igisubizo ni iki, aravuga ati rwose nta kibazo, yego basi bigenda gutyo. Noneho iyo mirimo nayikoraga n'ubundi mu kivolontariya. Hanyuma rero dutangira tumaze kwemeranya, dutangira ubukwe mu muryango iwabo, tujya kurambagiza bisanzwe. Kera bararambagizaga ukajya iwabo w'umukobwa ariko ukanarambagiza ufite umuranga, umuranga wakurangiye uwo muntu. Hanyuma noneho kazajyayo kandi uwo muntu akaba ari nawe uzakomeza n'ubukwe. Hanyuma rero turasaba, turakwa ku mugaragaro, tujya mu rukiko nk'uko nabibabwiye, babitaga urukiko ariko hari kuri komine. Hanyuma birangiye tujya hehe? Tujya mu rusengero. Muri 81 turashyingiranwa. Hanyuma rero dukomeza kubana ariko tugira ikibazo cyo kutabyara. Kandi murabizi ko mu muco nyarwanda cyangwa se navuga mu mibereho y'abanyarwanda, gushaka egare kubyara. Yego rwose. Ntago rero ibyo byaje ngo bihite biba ngo turabyaye. Umwaka wa mbere wabaye urihiritse. Ubwo kandi niko intambara ziriho birumvikana mu muryango iwacu, mu muryango w'iwabo. Baramubwira bati umugore utabyaye nta mugore burimo. Iwacu bati twari dukeneye, nababwiye ko nari mfite bakuru banjye babiri, umwe yarapfuye hasigaye umwe, muri umunange yarapfuye, nanjye urakeneye ko mbona umwana, kiba ikibazo. Bavuga ati ibi ni ibibazo nabyo ni birebire cyane byabaye. Hanyuma noneho ariko umwaka wa kabiri rwa rugamba, noneho umwaka wa kabiri ujya guhera, Imana iduha amasezerano. Ya Mana nababwiye ivuga, kuko hari abantu benshi batazi ko Imana ivuga. Cyari ikigeragezo gikomeye, ariko Imana iduha amasezerano, tubwira ko iduhaye abana, na ndetse idushushanyiriza umwana wa mbere yewe n'igitsina. Ibyo ngibyo hari uwabibwira ntabyumve, ariko n'igitsina mbese uko umwana ameze ateye turabibika. Ariko Imana ntabwo Imana iteye nk'abana. Ibyivuga irabikora ariko ikabikora mu gihe cyayo. Ubwo rero intambara z'umuryango zashusha naho zihagarara, dutangira kurwana intambara noneho na Satani. Satani umwaka wa gatatu wibiritse akaza akavuga ati ariko iyi Imana ivuze ntikora. Noneho ku buryo twajyaga dutanga n'ubuhamya mu rusengero, burya no mu rusengero hamwe abakristo gito, tukavuga tuti dufite Imana yaduhaye amasezerano. Ariko akavuga ati abarokore burya bishyiraho, biha za morale. Ariko umuntu wiha morale y'iby'Imana itavuze, n'ubundi nta musozo bizagira cyangwa se nta musaruro bizagira. Ariko fe umwaka wa kane nanone uraza, Satani akomeje gutyo. Bigeze mu mwaka wa kane n'ujya gusoza, Imana kuko icyo kintu cyaratushenjaguraga cyane. Buriya twagiraga amasengesho iwacu mu rugo, twagiraga icyumba gikesha ku wa gatatu, bugajya mu rugo iwacu, kandi cya kera cyakirijwemo abantu benshi, bamwe n'abapasiteri, abandi n'ababwiriza butumwa, n'abakristo bakomeye mu byo kwizera. Ku wa kane mu gitondo habaga umuganda w'abagore. Ubwo rero uyu nguyu yajya mu muganda, kuko twarasengaga nyine bimwe bitatuye, abantu bakabyumva nta kibazo cyari gihari. Abantu bakabatizwa mu mwuka wera, ibitangaza by'Imana bigakoreka. Noneho kubera badukobaga ko tuboroga, yajya mu muganda akabatse, buriya nawe burimo uborogana na bariya abantu barara baboroga iwanyu, batarika Imana yanyu ntago ari Imana nziza. Yiba ari Imana yumva yakumvisha amasengesho yanyu. Ahubwo twabwira tuti Imana irahari, yaduhaye amasezerano. Bakavuga ngo abarokore ngo bishyiraho, ngo biha za morale, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko noneho muri uwo mwaka usoza wa kane, Imana iratubwira ngo Imana irakora ariko ikora mu gihe cyayo. Noneho Satani yazana ryajwi, tukabwira ngo Imana yivuze irakora ariko ikora mu gihe cyayo. Umwaka wa gatanu nawe urashira, umwaka wa gatandatu uraza. Mu mwaka wa karindwi twajyaga dukunda kwakira abashyitsi wacu mu rugo, ariko hari message yari yaratugezeho. Noneho tujya kwa muganga, ntago twaretse kujya kwa muganga. Rero umunsi nabimubwira, ngewe ntago nigeze mfata inzira ngo njye kurambagiza iwabo. Oya, twabivuganiye hano Umuhamagaro mu rusengero, twicara mu rusengero, naho twabivuganiye. Icyo gihe nakoze itangazo
hari umumama wo twagombaga kuvugana nk'umuntu umusigire wa mwarimu uri aho ngaho, urabizi mu matangazo hari igihe uvuga uti runaka na runaka basigare tuze kuvugana. Hari umudamu rero nafite icyo ngomba kumubwira, ndamubwira arasigara, n'uwo mukobwa nawe arasigara. nawe wamuvuze mu matangazo umushaka kumubwira iby'urukundo. Ngiye shaka kumubwira iby'urukundo. wamutanze mu matangazo ushaka kumubwira ko umukunda ariko ubundi ni ukuvuga ngo tugiye kwa muganga, muganga aradusuzuma. Hari umudogiteri w'umuzungu wabaga hano i Gahini, aratubwira ati rwose yakoreye madamu ibishoboka byose, nanjye ubwanjye aravuga ati nta kibazo mbona, ni igihe cy'Imana kitari cyagera. Yari umurokore w'umwangirikani ariko w'umuzungu w'umwongereza. Avuga ati nta kibazo, ni igihe cy'Imana gusa gitegerejwe, ariko nta wavuga ngo hari indi mpamvu ituma mutabyara. Turataha kuma gutegereza Imana. Hanyuma igihe kimwe twakiriye abashyitsi wacu mu rugo, bari baturutse iburengerazuba. Twifuzaga yuko bazi iwacu mu rugo bavuye ku rusengero. Buri gihe iyo hazaga abashyitsi nifuzaga ko bagera iwanjye. Abo baje rero tubakira mu rugo, turasangira, turasabana, hanyuma dufata umwanya wo gusenga kugira ngo tubaherekeze bajye ku rusengero. Hanyuma turimo dusenga, umuntu agasenga ariko yajya gusoza bikanga, hakavumbuka uwundi. Ngo mwebwe murabyumva, yajya gusoza hakavumbuka uwundi. Mbega amasengesho ananirwa gucika y'amasengesho. Hanyuma noneho rero ku iherezo, mu ijwi ry'Imana rituze, Imana iravuga ngo shyizeho iherezo ibibazo byo muri iyi nzu, ndi igisubizo cy'ibibazo byanyu. Natwe dutera vi, turavuga ngo iby'Imana yavuze irabishohoje. Nta cyumweru cyashize, hanyuma Imana ikora ibitangaza. Badama baratwite, umwana wa mbere twamubyaye muri 97. nyuma y'imyaka 7. Mbese ni muri uwo mwaka nyine wa 7 bisoza. Ujya twarimo dusoza. Hanyuma rero umwana wa mbere aravuka, tumwita Nsengiyumva Dani. Ubwo izina nari ndi ku Gisenyi niga ku ishuri. Buri hari abantu benshi bagiye badusengera, abanyeshuri twari kumwe ku ishuri, ko twabaye icyo ishuri ryabira ku Gisenyi muri Beji. Icyo gihe yari Ebeji. Non, c'était l'école biblique de Gisenyi. Ibeji yaje nyuma, muntu za nyuma ya jenoside. Noneho rero ubwo amasengesho barasenga. Noneho nagiye ku ishuri, ariko Imana yambwiye ko madama azabyara ntahari. Nikereza iminsi 7 ngo abyare mpari, ariko biranga. Njya ku ishuri, ngiye ku ishuri umunsi umwe, ku munsi wa 2 arabyara. Nashoboye kwakura uruhushya, ariko ntago nabonye uruhushya kugira ngo nze mu rugo kureba umwana. Umwana namubonye hashize ukwezi n'iminsi 12 ubwo naje kumureba. Ariko noneho ngiye kugira ngo bamwite izina, urabizi ko bagomba kwita izina. Izina nohereje muri envelope niryo mushiki wanjye yamwise bari mu maternité, Nsengiyumva. Uretse ko Dani nirinde twongeyeho. Dani ucyo bisobanura murakizi. Noneho rero Dana baravutse, ariko dushobora kuba tukiza, ariko abantu badukurikiye batabizi. Dani bisobanuye ni ukuvuga ngo Imana iciye urubanza. Hariho ibyaturegaga cyangwa se iby'abantu baturegaga bishyiraho, ni za morale biha, n'abandi bavuga ko tutazabyara, ibintu mbese byarambiranye. Noneho Imana iyo isengwa ikumva, umwana tumwita Nsengiyumva, kandi irumvikana, hanyuma igaca n'iki n'urubanza. Hari umuririmbyi waririmbye akaririmbo nkunda cyane, mbere y'igihe si igihe, nyuma y'igihe si igihe, ikorera igihe mu gihe cyayo gikwiye. Yavugaga Imana nyine. Bakunzi ba Iyobokamana TV, ubuhamya bw'iyi couple burakomeye cyane. Mprofita rero kubaza ikibazo, mvuga ngo hari abantu benshi bashaka ntibahite babona urubyaro, bari hirya no hino bakurikiye kino kiganiro, bamwe bari kugenda basohoka muri ibyo bigeragezo, ariko abandi baracyabihagazemo. Mukurikije experience, amagambo menshi, kubanyigura n'ibindi byinshi bigeragezo bahura nabyo, ni iyihe nama cyangwa nubuhe butumwa mwaduhera bano bantu ngo nibakomere, yabatabaye icyo gihe nabo izabatabara? Ndatekereza neza yuko abashakanye, icyambere burya kubaka urugo, navuga yuko urugo rwubakwa n'Imana. Nta muntu ushobora kubaka urugo ngo abishobore, ariko iyo Mana irwubakisha ba bandi bemeye kurwubaka babiri. Icyambere
ngiye mbona gushaka cyangwa se kugira umuryango wishimye cyane cyane nko kuba Kristo, ariko n'abatari abakristo nabo bagombye kugira n'indangagaciro z'abantu. Icyambere nuko byubakiye ku rukundo. Ngiye nabigirangije no kubaka inzu. Inzu igomba kugira fondasiyo. Iyi fondasiyo yagombye kuba ari urukundo. Bitubakiye ku rukundo ububatse ku musenyi. Hanyuma kandi nanone inzu ntabwo igira fondasiyo gusa, iyo bayizamuye igira inkuta. Inkuta rero nazo ni ukuvuga ngo iyo uri mu nzu zikingiriza abari mu nzu, ntabwo umuntu uri hanze ashobora kureba mu nzu uko bimeze. Ibyo ngibyo byitwa kubahana no kwemerana, niko nabigereranije. Kubahana no kwemerana mu muryango abantu bashakanye ni ngombwa kugira ngo icyo kintu bakigire ikibanze nanone. Hanyuma mu buryo wenda bwihuse, ntabwo inzu igira inkuta gusa, kuko wubatse fondasiyo ugashyiraho n'inkuta ntabwo inzu iba yuzuye. Inzu igomba kugira nanone n'igisenge. Igisenge nacyo gisobanura yuko aho hantu ni ugusabana imbabazi no kubabarirana. Mu yandi magambo agomba kubonekamo umwanya wo kuganira. Muri uko kuganira, niba ntabwo turi abamarayika, turi abantu tuze kubabeshya ngo imyaka 39 tumaze ntabwo twagiye tubura utuntu, ariko ntabwo ndamucira mu maso, ntarancira mu maso, nta kibazo turagirana cyo kuvuga ngo hari undi muntu twahamagara. Kuvuga ubwacu tugomba kuba dufite urufunguzo rufungura cyangwa se rugira rute rufunga. Kubahana, kwemerana, izo ni inkuta. Igisenge ni ukubabarirana hanyuma no gutangana imbabazi. Icyo ngicyo akaba ari igisenge, kuko igisenge gitwikira abantu. Niba imvura iguye ntabwo yabanyagira, izuba rivuye ntabwo ryabica. Icyo kikaba ari ikintu rero cyitwa kubabarirana, gusabana imbabazi no kugira umwanya wo kuganira mu muryango. Iyo nta mwanya umugore n'umugabo bagira wo kuganira, ubwo ni ukuvuga ngo umwe akora ibye n'undi agakora ibye. Hanyuma icyanyuma, inzu igomba kugira icyo bita urubaraza. Urubaraza ni urunguru, wenda avuge turimo ariko ntari haruguru urabona ko hari urubaraza. Rano urubaraza ufite cyo rukora. Ubundi yubatse inzu muri urubaraza uyitegeje ibyonnye, ibyo bita amashahi cyangwa se amahuhezi ahandi mu bindi bice. Urubaraza rushinzwe kurinda amashahi kugira ngo adasenya inzu. Iyo rero birebye ni ukuvuga ngo ni amagambo aturuka hanze ya famiye, ateranya umugore, ateranya umugabo. Iyo rero mwemerana mukubahana, iyo muganira kandi mugahana imbabazi, mugasana imbabazi, ayo magambo iyaje icyo mugomba gukora ni ugusenga, ikindi mukayimiki amatwi. Icyo gihe rero inzu yanyuma mushobora kuyubaka neza. Yego, murakoze. Reka duhe Mama Dani, ubu tugiye kujya tukwita Mama Dani. Mama Dani, uri umumama urukijijwe. Duhe gatoya mu magambo make urugendo wanyuzemo mu mwaka 1, 2, 3 kugeza kuri 7. Muri icyo kigeragezo wari ufite, wumvaga umeze ute ku buryo waba uri no guha inama abagenzi bawe bamaze kugera mu rugo ariko bakaba bakijijwe, ariko bakaba bakiri muri rwa rugendo nabo batarabyara, either ntago baragera kuri ya myaka mwamaze 7 cyangwa se hari n'abayirengeje. Dusangiza ukuntu byari bimeze wowe mu mutima wawe. Murakoze. Ukuntu byari bimeze ngewe mu gukizwa kwanjye, nkitangira gukizwa nahise Imana inyuzuza umwuka wera. Uwo mwuka wera rero yajyaga angenderera, akaba ari unyobora. Dore ko nari naravukiye no mu muryango ukorera Satani cyane. Umubyeyi wanjye ari we mama, we yari umuntu ukorera Satani cyane. Mu gukorera Satani rero yajyaga mbona akabona yuko ngewe napfuye. Ariko kubera ko nayoborwaga n'umwuka wera, uwo mwuka wera akaba ari wundinda. Hanyuma rero mwumvishije iby'urwo rugendo ubwo twashakanye tukabura urubyaro, nasenze Imana. Nta kindi cyagiye kimfasha. Urumva ko n'umubyeyi wanjye ataranyitayeho kubera ko ntamwumviraga muri uko guterekera no kuraguza, ahubwo ngewe nasengaga Imana. Mwuka w'Imana akaba ari unyobora.
akajya ambwira ati wowe ubwo utaje ngo dufatanye tujye kuraguza tujye guterekera wowe ntuzabyara. Ariko ngewe nkababwira ko ndi kumwe n'umwuka w'Imana. Amen. Umwuka w'Imana niwo nagendanaga nawo, niwo wamfashaga muri urwo rugendo. Nakumva ibibazo byambanye byinshi nkafata Bibiliya nkasoma, nkumva ijambo ry'Imana riramfashije, kandi nkareba aho mpfukama nkasenga Imana, umwuka w'Imana akuruka akanganiriza, nkumva nanone biramfashije. Hanyuma rero iyo myaka yose yashize ndi mu kurwana urwo rugamba, ari mu muryango navutsemo, ari n'uwo nashatsemo, byari ibibazo birebire. Ariko ikintu cyamfashaga ni uko nasengaga Imana kandi nkasoma n'ijambo ry'Imana rikamfasha. Nagira ngo hari abantu badukurikiye bagira inama muri urwo rugendo. Urumva birababaje kandi birakomeye kubyakira ku mpande zombi, mu muryango wavutsemo niwo washatsemo. Uwo ari we wese ntabwo biba bimworoheye, ariko cyane cyane niko njya mbyumva, cyane cyane umudamu niwe urwana iyo ntambara cyane, kandi n'abadamu bagira n'imitima ibabara cyane, igwa hasi vuba. Imana yaragufashije iguha mwuka wera ukurinda, unakuyobora, unagukomeza. Ndagira ngo tukiri aho ngaho ugira inama bagenzi bawe bahuye n'ikigeragezo nk'icyawe kandi bo bataranasubizwa, bagira inama y'ukuntu bakwitwara, kuko hari abagera bagacogora. Ndagira ngo bakomeze ubahe n'inama, wenda uko wajya gubigenza, uko wabanaga na mwuka wera. Hari abakijijwe, hari n'abadakijijwe, ariko kuko wowe mwuka wera arakuyobora, uzi kurinda imitima ya benshi. Bagira inama y'ukuntu bashobora kwitwara muri icyo kigeragezo. Inama ngewe nabagira cyane cyane ku bakijijwe, kuko abadakijijwe bo baheranwa n'agahinda cyane. Ariko ku bakijijwe inama nabagira ni uko basenga Imana, ubundi bagasoma Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ngewe ubu njya nkunda no gufashwa n'amagambo ari mu gitabo cya Yuba, ibice 27 umurongo wa 5 n'uwa 6. Rimwe umukozi w'Imana yahuye n'ibigeragezo, apfusha abana be n'amatungo ararangira, hanyuma aza kubona abajyanama babi bamugira inama mbi ngo nareke Imana hanyuma yipfire. Ariko umukozi w'Imana yarababwiye ati oya, sinshobora na rimwe namajije kumenya Imana, oya ntibikabeho ngo ndeke ijambo ry'Imana cyangwa ndeke Imana yanjye, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Umukozi w'Imana ararita rwose, arita ku Mana ye, kandi Imana iramufasha. Ayo magambo rero nagiye nyasoma, ayo magambo akamfasha. Ese Yubu ko yahuye n'ibyo bigeragezo akaguma agasenga Imana, kandi Bibiliya iratubwira ngo igihe cyarageze Imana ibona ko yayizeye kandi ibona ko yanayihamije, hanyuma irururuka ngo yagiye imusubiza byinshi birenze ibyo yari afite, kandi ngo n'umubiri we irawuhindura. 11 muri 2014 nibwo nagarutse nza kuyobora paruwase ya Rukurazo. Ubwo muri icyo gihe nibwo nari mbaye degaradi, mvuye ku rurembo ngiye kuri paruwase. Naho yari transit, impava mu kwezi nanone kwa 5 kuri 19 deja nari namaze kugera aho bita muri Rwimishinya, kuri paruwase iri hano muri Kayonza. Bityo rero ubwo umva Kayonza muri 2018 mama yarantaye. Nari mfite bakuru banjye abone twavugaga rumwe, nari mfite barumuna banjye abone twavugaga rumwe, ndetse n'abasaza banjye. Nta wundi twari kumwe uretse umutware wanjye na mwuka wera, n'umwuka w'Imana ugenda ubana natwe kugeza iyo myaka 7 yose. Rero nta wundi twari kumwe. Mama da, ubwo uruvuza aho ngaho ukuntu wari wenyine mu muryango uvukamo, wabifatanyije ute kuba wari uri wenyine ufite umutware ari kure yawe? Wabaga mu rugo kenshi uri wenyine. Ese
wabyitwaragamo ute muri ka gahinda kuba umuryango wavutsemo umubyeyi wawe ntagukunze, abavandimwe baragutaye, umutware aragukunda yego, nawe n'umukristo, nawe uri umukristo, ariko mu bukristo bwacu tugira mu gihe tukiri ku isi hari igihe umuntu asubira mu mubiri. Wabigenzaga gute iyo wabaga wumva uri wenyine n'umutware ari ku ishuri? Natangiye mbabwira ko nari ndi kumwe n'umwuka wera, kandi umwuka wera w'Imana yarajyaga aza akansura kanganiriza. Iyo numvaga agahinda kamfashe nta handi najyaga, ahubwo ninjiraga mu gusenga kandi nkasoma n'ijambo ry'Imana. Dore ko no mu muryango nari ndimo nashatsemo uretse mabukwe niwe wari ukijijwe, ariko nawe ntitwakundaga kubonana cyane. Abandi rero nabo bajyaga baza bakambwira bati wowe ntacyo umaze mu muryango, udupfiriye ubusa, ntacyo uri cyo. Ikintu cyamfashaga rero muri ibyo byose nuko nari ndi kumwe n'umwuka wera. Natangiye mbabwira ko umwuka w'Imana ari we ushoboza abantu b'Imana. Ni we ushoboza abantu b'Imana, kandi ubundi ugafata Bibiliya ukayisoma. Noneho wamara kuyisoma ukumva abakurambere bacu ba mbere basengaga Imana ukuntu yajyaga basanga ikabagirira neza, ukavuga uti nanjye ngiye kurita ku Mana yanjye ngume nyikomereho, hari igihe nanjye izaza ikansubiza. Kuko najyaga nsoma ku bakurambere banjye bose ukuntu Imana yajyaga bagirira neza, ukuntu basengaga Imana, Imana ikabasanga ikabagirira neza. Nicyo ngicyo cyamfashaga, kuko nta kindi cyamfasha. Mama Diane aragira ati mu kigeragezo gikomeye cy'urugo namaze imyaka 7 ntabyara, ikintu cyankomeje mu buzima bwanjye bw'imyaka 7 ndi njyenyine, akenshi umutwara ari ku ishuri kandi nabwo mu murimo w'Imana, ni mwuka wera, ni ijambo ry'Imana, no gusenga. Ndagira ngo nkubaze, tugere mu mwaka wa 8 umaze gukikira, ibyishimo wahuye nabyo mu mutima wawe, ya miryango yarera gutaye, babara mu kazi bawe bazaga kukubwira ko ntacyo umaze, bagarutse bakubwira ngo iki? Imana ishimwe. Muri icyo gihe rwose byaranejeje cyane. Nawe urabyumva, iyo umaze iyo myaka 7 bantu bakujoga bakwita amazina atariyo, hanyuma wagera mu mwaka wa 8 ukabona urakikiye, byari ishimwe rikomeye cyane. Bagarutse bamwe bari barahize imihigo, bamwe barambwiraga bati wa mudamu we ntushobora kubyara nuko ungana uko, ntabwo ushobora gukikira nuko ureshya uko. Bamwe bagahiga imihigo bati tubonye ubyaye twakora ibi bintu, tubonye ubyaye twakora iki. Ariko ya Mana twababwiye ikora ibitangaza. Amen. Ya Mana twababwiye ivuguruza imigambi Satani yavuze. Irururuka igakora imirimo, irururuka igakora ibitangaza. Uwo mwana amajiye kumubyara nange naramurebye ndavuga uyu mwana ni igisubizo cy'Uwiteka Imana. Kuko uwo mwana ubwo bambwiraga bati niyo wabyara ukuntu ureshya uko, uwo mwana bamucisha mu rubavu, ntabwo ari wo wamwibyaza. Ariko ni mbese hamwe n'Imana byari igitangaza. Haleluya. Wasubiye ishiro. Hamwe n'Imana niyo yururutse irabitunganya byose. Kandi yavutse afite hafi 5 biro. Imana ishimwe. Byari ishimwe rikomeye. Ubwo nyuma y'icyo gihe rero abantu benshi bagiye bahigura imihigo, bavuga bati ya Mana yabo irakora, ya Mana yabo irabitweretse. Haleluya. Ya Mana yabo mbese ikora ibitangaza bikomeye. Nanjye ubwo rero n'umutware wanjye twari dufite ishimwe riremereye. Uraheka. Turakikira. Usubira ishiro nk'ahana ugenda uririmba ati ndaje eriwe cyane, noneho ndaje nje gushima. Amen. Ninjye wa mugore
mwabonaga ndi mu rusengero mfite agahinda mbabaye cyane nkakubwira yuko nkeneye umwana naramubonye nguyu ndamuzanye. ngira ngo nizo ndirimbo wabaga urimo ugenda uririmba. Izo nizo nabaga ndi mu kuririmba. Haleluya. Turi mu kuririmba urudaca. Yes. Amajwi meza yumvikana. Imana ishimwe. Reka noneho dusubire kuri pasiteri dukomereze reka Love Story duse n'abayirangirije aho ngaho dukomeze noneho urugendo rw'umuhamagaro yari yatangiye atubwira ukuntu yakijijwe icyo gihe nta bakozi b'Imana benshi bahari yinjira mu muhamagaro gutyo nk'umuvolontaire aza gukomeza noneho natubwire ku rugendo rwe rw'umuhamagaro wo gukorera Imana atubwire baravuga ngo iyi Imana ijya kugukoresha ibintu bikomeye irabanza ikakunyuza mu bikomeye ikagukomeza kugira ngo uzabone uko ukomeza abandi nibyo byibi yari kuvuga nyine uburyo agishingirwa yabanje kunyura muri byinshi kudahita abona urubyaro nuko aza gukomeza umushumba rero byose aragenda adusangiza ku nkuru y'umuhamagaro wiwe. Joel umuhamagaro urakoze cyane. Umuhamagaro ni ikintu kinini cyane ariko wenda aho mwari muvuze duse n'abagarukira aho ngaho mu by'ukuri twagize umunezero mwinshi cyane ariko uwo munezero twari tufiteho ko ari amasezerano y'Imana yaduhaye. Hanyuma kandi abantu nk'uko madamu yarabivuze bari barahize umuhigo wo gukizwa. Barakijwe barimo n'amabukwe mama we yavuze ati mwana wanjye nubyara nanjye bimbamo nzabivamo. Yabivuyemo agitwita atari yanabyara aravuga ati yakoze ibi ngibi ni Imana ishobora byose nanjye ibi ngibi mbivuyemo ndabiretse warakizwa n'abandi bo mu muryango bagenda bakizwa. Burya rero intambara y'umukristo ni byiza kwihangana k'umukristo no kwirinda. Ibyo rero nubwo yahuraga n'ibibazo bimeze gutyo ariko naramukundaga kandi nkabwa ndagukunda uwo muri abakubwira gutyo ntago ari bo nashatse ni wowe gusa uzumva ikibinge nakubwira. Ibyo rero hamwe no gusenga Imana yagiye dusubiza. Umuhamagaro rero ngarutse ku muhamagaro ibirebire cyane na amateka maremare kubivuga mbice hejuru byagorana ariko ndabice hejuru kuko nta mwanya ubona ugaragara. Wenda tuzagaruka tunabirambure kuko bizakugarure bizakugarure. Ngiye nakijwe muri 76. Yego. Hari mu kwezi kwa gatandatu niberaga i Kigali mu mujyi wa Kigali mu kuva muri za 73 kugeza 76 nabaga i Kigali. Ntahutse nje gusura iwacu urumva nk'umuntu uzasubira mu mujyi mpura n'ababwiriza butumwa babwirizaga iwacu. Ababwiriza butumwa rero batubwiriza ubutumwa bwiza. Amagambo yamfashe ya mbere burya hari abantu batazi ijambo ry'Imana kandi koko nge nabaye umunyedini rindi niga mu mwaka wa 5 no mu mwaka wa 6 ariko ibyo ntamivamo ninjira mu bundi buzima. Ibyabanje ntago nabigira kuko hariho ibintu ndi kwandika byatemwanya cyangwa y'ubuzima bwanjye gwenda mu minsi imbere bizanasohoka. Ariko ikintu cya mbere cyabanje kuntangaza ni ikintu cyitwa abagaratiya. Noneho rero umubwiriza butumwa yigisha amagambo arimo abagaratiya nakundaga kunyura njya kwikinira umupira nari umukinnyi w'umupira. Noneho aho nanyuraga basengera bararirimbaga rwose bakaririmba indirimbo nziza bari bafite umubwiriza butumwa w'umuririmbyi rwose ufite ingoma atwaye ku rutugu akayishyira mu kwaho ubundi akayicuranga aririmba nkabikunda cyane. Hanyuma bikankereza kujya mu mupira. Iyo babaga bagiye mu gusenga ko basengeraga hamwe nahitaga mvaho nkigendera ariko igihe kimwe nza gufatwa barimo bigisha n'ijambo ry'Imana. Rero hari mukuru wanjye wari warabanjije noneho kujyayo yateraniragayo. Hanyuma rero baza kuvuga imirimo ya kamere cyane numvamo ku byo nanjye nari natangiye no kunywa inzoga ndetse nasomaga no ku nzoga nkanasinda. Noneho arangije kwigisha aravuga ngo yasomye ngo byanditse mu bagaratiya. Yego. Mpita numva rero ndavuga nti ibi ngibi nta by'abagaratiya. Abagaratiya se nabaki ibi ngibi nibyo mukuru wanjye yababwiye yuko nange ndi umunywi w'inzoga ndetse nanasinda. Ubwo rero nibyo yagiye kubashyira none nibyo bari kuzana ngo ni ijambo ry'Imana kuzana aba bantu ninjajwe. Mpita nsohokamo. Uwo mubwiriza butumwa arajya gakunda kuza iwacu kubera yuko papa na mama bari barabanje kujya mu idini bitaga mu ngumwema. Ariko rya mu ngumwema ntago ryamaze igihe ritari genda.
noneho rero bakundaga kuza mu rugo, hanyuma ngo akavuga ni inshuti yanjye, ariko uwo munsi naramwanze rwose, ndavuga nti umuntu aragenda mukuru wanjye akamubwira ibintu yarangiza akabyita ngo nibyo abagaratiya. Ndavuga nti wapi, ibintu byabo n'iby'ubujarwa gusa, ntaho nzongera gusubira. Ubwo rero twajya duhura njya kwikinira umupira nkigendera. Akaba umuntu rero rwose w'umunyarwenya usabana n'abantu bose, twahurira mu muhanda namubona kuko numvaga ntashaka kwegerana nawe, nkanyura muri uyu mukono, noneho ari muri uriya yaba nanyuze muri nguni akanyura hepfo kugira ngo tuze gura muri wa mukono, nkawuvamo nkajya muri uriya, kugeza ubwo nyine noneho aje kuza kumfata mu muhanda ndimo ngenda, ndavuga nti uretse kunkoraho njyewe reka ngusabe imbabazi, uhereye none ntuzongere no kuntekereza. Niba waranabonye yuko njyewe nzi iwanyu, ukagerwa mukuru wanjye akakubwira ibintu, amara kukubwira ibintu bakagenda ubizana hano ukabeshya ngo ni iby'abagaratiya, njyewe umveho rwose, nta n'umubano wanjye nawe n'icyuza, kandi uri inshuti yanjye, ntabwo ndi inshuti yawe rwose. Ntabwo jyana abagaratiya bawe, iyo mukuru wanjye yaje kukubwira warangiza ukavuga ngo iby'abagaratiya, ntabwo ninzi ko abagaratiya baba muri Bibiliya. Numvaga ari iby'umuntu iyo nkuru ntuze gusoza kuyibara utavuze ibyo yagusomeye mu bagaratiya byanjye. Ni imirimo ya kamere iragaragara, ni iyi ngiyi arabivuga gusa, ariko ntiyavuga bya bindi biri hepfo. Nsigarana ibyo haruguru gusa, by'imibereho mibi, by'urugomo, by'ubusinzi, ubusambanyi, uburozi, ariko ngewe ibyo natoragamo cyane nibyo by'ubusinzi. nkavuga ni mukuru wanjye yabimubwiye, none aravuze ngo nibyo abagaratiya nabo kwandi. Nuko ndavuga nti ntuzongere kuntekereza, ngewe ndagusabye sinzongera no kuvugana nawe. Noneho kubera ko namubwiye mfite ubukana bwinshi, ubwo nyine numvaga mugomba kumwicaho. Ndavuga nti ubwo rero ndaguhamije. Noneho asigara ahagaze ameze nk'ipironi, nanjye ndigendera. Ibi bintu mukuru ko nta kintu yambwiye, ibiki n'ibiki, uyu muntu bimeze bite? Nanjye umusore mutoya w'imyaka 18. Hanyuma bukeye azi iwacu, yakundaga gusura muzehe cyane. Niyo abana bambwira ati turirimbira, baririmbira agavuza n'ingoma, akaza mu rugo karirimbira papa rero akabikunda cyane, akavuza n'ingoma na mama. Nanjye ubwo nkagenda nkicarira, yansanze ndi mu rugo ariko nicara imbere y'inzu yanjye nabagamo mu rugo. Barabyina, baraganira, bararirimba, ngewe rwose numva ibyo umuntu ntabwo nabyemera. Arangije agiye gutaha rero, araza nsanga nari nicaye mu rugo, ni inzu yari mu rugo iyiwacu, ari nk'ahariya nanjye yanjye icometse ku rugo rw'iwacu, yanzu z'abasore babamo. Araza nsangaho narindi bamuherekeje, amfata ukuboko, aravuga ati ariko inshuti yanjye bitete ngwino unyerekereze, ariko wibuke ko twahuye nkamusomera, nkavuga nti burangiye mwiciyeho birarangiye ntazongera kuntinyuka. Noneho araza rero, yarafashwe ati inshuti yanjye, ati rwose, ati nibiki, tusohoka mu rugo, twinjira mu irembo, tugeze ku muharuro akomeza aramfata gutya, abwira papa ati muze, ati ngaha nimugende, ati inshuti yanjye iramperekeza na mukecuru yankomeje. Mbere wacu hari ahantu hari igihuru cy'igitovu, turagenda tuhageze, aragarambira ati ariko inshuti yanjye ko mbona wababaye, ariko njye narakwiyamye nkubwira ko nari inshuti yawe, ubushuti bwanjye nawe ubukomora he? Wowe ufata ibintu mukuru wanjye yakubwiye warangiza ukabyita ngo nibyo abagaratiya. Arambwira ati se ubundi uzi gusoma? Nubwo urashaka kuvuga ko nazi gusoma se? Urumva rero gusoma nari mbizi. Ati reka kubwire, ati ngaho wenda soma. Andamburira mu bagaratiya, hejuru nyuma arakurebayo mbona titire ngo abagaratiya. None uko natangiye nsoma rero ya magambo, nagiye ntangira ncika intege. Ariko kandi ncika intege nanone nabonye hejuru titire ivuga ngo abagaratiya, niyo yabanje kunca intege. Numva ndi umuswa, numva nta bintu nigeze kumenya, nakwibuka ukuntu namumariyeho ubukana n'umujinya wose. Noneho rero narangije gusoma hepfo n'aya magambo hepfo ndasoma avuga ngo bameze ngo bimeze bityo, ngo nta mategeko abihana n'ibiki byose. Noneho rero ngaruka ndavuga rero mbabarira, rero ntago nari mbizi ku buzima bwanjye, sinigeze numva abagaratiya, nta naho nigeze mbamenya. None rero mbabarira. Arambwira ati se urabona iwacu ni mu buyaga, urabona navuye iyo ngiyo kugira ngo nze ngewe kugenda njajwa mu bantu, ibyo abantu bambwiye ngenda nibwira abantu ndi umukozi w'Imana, ndi umubwiriza butumwa. Basi noneho rero ubwo umugabo none ndamuherekeza, tubaye inshuti.
noneho hatangira rero kujya mbwiriza gutyo ariko ayo magambo niyo magambo ya mbere yamfashe. Uwundi munsi batumira umushumba wabo yari yadusuye aho ngaho Gasange, nanjye barantumira nubwo ntari nakamaze igihe kinini nanjye barantumira njyayo. Yego. Tugezeyo bigisha ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba 2:5. Yego. Abakorinto ba 2:5 uhere ku murongo wa mbere. Hari avuga ngo dufite inzu y'inyubako itubatswe n'intoki z'abantu itazashira yo mu ijuru n'ibiki byose. Noneho hari gishara avuga ati ariko se hari inzu ugira mu isi? Ubu se hari bifite mu ijuru? Ndavuga nako se nta nzu ngira mu isi, no mu ijuru naho nzabura inzu. Agasobanura ukuntu iyo nzu yo mu ijuru umuntu ayishaka nuko azayibona imaneka imwubakira. Rero ndavuga numva nanjye nkwiye kuva mu byo nari ndimo. Asobanura none abashaka iyo nzu uko bagomba kumera nuko bagomba kwitwara. Nagiye gupfukama hano mu mabuye ntabizi bahamagara bihana, pfukamana n'abana benshi n'abandi bagabo bakeya aho ngaho muri ayo mabuye. Niho naririye amarira menshi. Burya rero kubona umuntu arira ntawe umukubisa ntagize gutera ntago abantu bashobora kubyumva, ariko nahaririye amarira menshi yo kumva ko nanjye nkeneye iyo nzu, kuko yarayivuze mbona ni inzu nziza umuntu wese agomba kubona. Nubwo ntahe nagasobanukiye ibintu byinshi, ariko nanjye numvishe nifuza iyo nzu. Naho nahereye rero ntangira kwinjira mu itorero ry'Imana. Bisimbutse rero gatoya ngira umuhamagaro. Hariho nigishaga mu ishuri abana muri za 77, 78, 79. Muri 79 ngira umuhamagaro mwinshi wo kujya gukorera Imana, ariko mbere gatoya nigeze ngira iyerekwa rikomeye cyane. Ndagenda ndisobanurira, ariko ntashoboye gusobanukirwa. Ndagenda ndisobanurira wa mwarimu arambwira ati rero Imana irimo iraguhamagara, ariko hari ibindi bintu ugenda ukururukamo, ukwiye rwose kumaramaza ibyo ukabivamo. Yego. Basi ntangira ngira umuhamagaro mwinshi wo kumva nafata ngo mwajya ku musozi nanjye guhamagara abantu no kubabwira ko Yesu ari umwami kandi akiza. Amen. Ubwo ariko nabyihutishe cyane. Muri 78 mu kwezi kwa gatatu ku itariki 28 nibwo nabatijwe mu Mwuka Wera ndi mu nzu yanjye yayindi y'ubusore ndyamyemo. Natangiye nsenga bukeya, ariko nagiye kujya gusoza gusenga mu gitondo. Noneho abantu barahurura, baraza barareba, baravuga ati yasaze yagiye gupfa. Mukuru wanjye aravuga atoya ati ntacyo yabaye ni mumureke, ati hari ibintu bijya bibabaho, ati nawe buriya byamubayeho mu rusengero rwabo. Basi nuko 79 rero ngira umuhamagaro mwisho gukorera Imana. Yego. Ndapresenta umuhamagaro. Icyo gero byari binagoye kuvuga ngo urajya gukorera Imana ukava ahangaho ugatera turo ukiri umusore, keretse wajyanye n'iki, wajyanye n'abantu. Wajyanye n'abantu. Yego. Bagukuriye nanone mukajyana, ariko kuvuga ngo uridumbukije uragiye ugiye kuvuga ubutumwa, icyo gihe ntago byari byemewe. Keretse ufite iki, umugore. Ubwo rero umuhamagaro wanjye ukomeza nyine kubura aho ngaho. Hanyuma bigeze muri za 81 maze gushyingirwa, nibwo nahagurutse njya kuvuga ubutumwa. Banyohereza mu cyahoze ari komine Murambi. Naho natangiye rero mvuga ubutumwa mpamara hafi kuva muri 81, 82, 83, 84. Bava njya mu ishuri rya Bibiliya, ngaruka muri 88 ya gukora ahantu bita za Kagamba. Ariko Imana igenda dukoresha ibintu bikomeye cyane. Muri icyo gihe kuvuga ubutumwa ntabwo byari bimeze nk'iki gihe, kujya gushaka abantu, kujya kubwiriza abantu no mu ngo. Mbese byari ibintu bisaba imbaraga nyinshi, kandi cyane cyane z'Umwuka Wera. Iz'umubiri zo ntabwo umuntu yamenyaga ukuntu, nta mvune wumvaga. Kubona ubwiriza ubutumwa ukabona abantu bapfukamira Imana bihana babatizwa mu Mwuka Wera, cyabaga ari ikintu gikomeye cyane, kumva ari umugisha utangaje. Sinzi rero umuhamagaro wabaye muremure. Mwaje kwimikwa ku bushungu. Nabaye umupastor mukuru w'itorero ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri muri 89. Urumva ni nyuma y'umwaka umwe mvuye mu ishuri rya Bibiliya, none nabaye umupasiteri. Hanyuma mva kuri paruwasi wanakoreraga yongeye uruguru za Kagamba, ko paruwasi yacu yakoraga 15. Icyo gihe niko byari bimeze. Hanyuma nza muri zone yitwa Buganza. Iyi zone y'Ubuganza rero arimo komine Muhura, komine ya Giti na komine ya Murambi. Mpaza muri 89 mpakorera umurimo kugeza muri 91 mvukisha
amaparuwasi abiri ari paralele, iyo muri Giti n'iyo muri Murambi. Biba ngombwa yuko ngiye ubuyobozi buntuma gusubira iwacu muri Giti aho navukiraga, iyi paruwasi ya hano ihabwa undi mupasiteri. Muri 90 na rimwe nibwo nahaye kuyobora paruwasi Rerwa ya Giti, hanyuma nsengerwa nk'umushumba wayo muri 93 ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu. Numva rero mbaho ngaho kugeza jenoside ibaye. Nyuma ya jenoside muri 98 mu kwezi kwa gatanu, kuko nabonye ibaruwa impanuza inyimurira mu Mutara ku itariki 29 z'ukwezi kwa kane. Kuvuga ngo kuri 30 nari ndi Nyagatare z'ukwezi kwa kane, ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu nari ndi Nyagatare namurikiwe paruwasi nagombaga kuyobora n'ururembo rw'Umutara. Hanyuma urugendo rwabaye rurerure, nagiye mbicamo nkuko mwabyifuje. Hanyuma mpamara umwaka umwe n'iminsi 17 bitama njya kuyobora ururembo rwa Gitarama. Ururembo rwa Gitarama nagezeyo ku itariki 17 famiye iraza irimuka insangayo. Ubwo namaze imyaka 3 hafi n'igice. Muri 2002 nibwo navuyeyo nza mu rurembo rwa Kibungo kuyobora ururembo rwa Kibungo. 2002 mbayo mpava ku itariki 4 z'ukwezi kwa 11 njya gukora mu mujyi wa Kigali muri 2012. Ukuvuga Kibungo namaze hafi imyaka nka 11. Mva rero mu mujyi wa Kigali naho namaze amezi ngira ngo 11 mu mujyi wa Kigali, bitangiye kuyobora ururembo rw'Amajyepfo. Ubwo indembo zari zimaze kuba fusione, urwa Gikongoro, urwa Butare n'urwa Gitarama yamaze kuba fusione bibaye Amajyepfo. Nagezeyo ku itariki 20 z'ukwezi kwa cyane nibwo nakoze Romizi muri 2013. Naho sinahatinze, nahamaze igihe gito cyane, kuko kuri 24 z'ukwezi kwa 11 muri 2014 nibwo nagarutse nza kuyobora paruwase ya Rukurazo. Ubwo muri icyo gihe nibwo nari mbaye degaradi, mvuye ku rurembo ngiye kuri paruwasi. Naho yari transit impava mu kwezi nanone kwa gatanu kuri 19 deja nari namaze kugera aho bita muri Rwimishinya kuri paruwase iri hano muri Kayonza. Bityo rero ubwo mva Kayonza muri 2018 ahantu hose najyaga njya kujya nabwirwaga mbere icyo ngiye gukora n'icyo nzahurirayo nacyo. Uyu munsi ndacyari ku masezerano y'Imana. Uracyari ku masezerano y'Imana. Urakoze cyane Pastor. Ntabwo biba byoroshye, nta nubwo nshaka kubyinjiramo cyane nk'umunyamakuru, kuko ntabwo ari cyo kiganiro twaje gukora. Ariko wenda mu kubavana ku regional mukaba umushumba wa paruwase, havuzwe ibintu byinshi birumvikana. Abakristo bo tuba tubireba twabatse ni gute umuntu yari regional baramuvanye, niba muhaye n'akarere banamutarukije bamuhaye paruwase ntayitinzemo nayo yo mu mujyi bamujyanye mu cyaro. Ariko we wamureba ukabona arakomeye, ukabona ashize amanga, ukabona ntacyo bimutwaye. Wenda bakabyibazaho hirya yo mu gikari. Niki kibategitera imbaraga umukozi w'Imana bene gutyo, kugira ngo akomera shikame aho yajya gukorera hose, aho yakoherezwa hose, urwego yashyirwaho cyangwa yavanwaho rwose, maze agakomeza gukorera Imana ashikamye? Urakoze cyane. Numva navuga nk'ibintu bibiri. Cyambere n'umuhamagaro Imana ibarahamagaye umuntu. Hanyuma uretse n'umuhamagaro numva ko ari nawe ufite imbaraga nyinshi kuruta ibindi byose. Ntago mu buzima bwanjye kuva ngihamagarwa nta kintu na kimwe nigeze ndirira cyangwa se ngo ngishake mu nzira imwe cyangwa iyindi. Ukuvuga ngo ibyambagaho byose nabibonaga ari biri mu bushake bw'Imana. Cyane cyane ko nkubwiye ngo naho najyaga njya kujya Imana yambwiraga ikinjyanye n'icyo nzahurayo nacyo. Icyo rero urumva ko hari icyambere ikintu gitsika umutima.
ikindi cya kabiri mu buzima bw'imibereho y'umuntu ntago bugendera umujyi umwe. Bibaho koko nubwo Imana yaduhamagaye tugahura n'ibyo bigeragezo n'ibibazo, ariko nanone Imana yitegura kudufasha. Ubu nta mwanya mfite ngo nguhe ubuhamya cyangwa nkubwire ibyagiye biba, nta mwanya uhari. Ariko icyo nzi cyo ni umuhamagaro. Ikindi cya kabiri, ntago duhamagarwa n'Imana kugira ngo dutware ibintu byo mu kirere. Ngiye hari amasezerano rariho inshuro 3. Ndi umukuru w'itorero ahantu bita Kagamba mu kibuga, narahiye yuko aho nzajyanwa hose kubw'umurimo w'Imana nta zindi mpaka, mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye, mu mvura no ku zuba. Ubu ngubu nakubwira ngo twageze Nyagatare ahantu kandi nari ngiye kuba regionali, ahubwo twageze ahantu hari ubutayu icyo gihe. Nari nsize iwanjye ibintu, intoki, ibijumba, ibiki, ibintu byose byeze. Ahubwo twagiye kurya imitandiko y'ibitoki n'ibijumba bivuye muri Uganda bizanwa n'abanyankore. Rero impapuro no cyangwa amasezerano narahiye Kagamba yuko nzagenda hose, nongeye kubirahira ibukure muri kwa kwezi kwa gatandatu nababwiye muri 1993. Nongeye kubirahira ku itariki 4 z'ukwezi kwa 9 ngiye kuba regional, kuko Nyagatare ntago nahamaze igihe kinini. Yari transit umwaka umwe n'iminsi 17, kandi hari umurimo munini cyane ukomeye ku buryo n'ibyo ngibyo umuntu atari kugira umwanya wo kubitegura. Igitarama naho byaruko, ariko nongera gusubira muri ya masezerano. Urumva ndarahenda umukuru w'itorero, nyarahira ndi umushumba, nyarahira ngiye kumushumba ururembo. Kuvuga ngo ibyo bintu byose byinjiraga hehe mu mutima wanjye, kandi nkumva n'umuhamagaro Imana yagize gute yampamagaye. Ibigeragezo n'ibikangisho twahuraga nabyo byari birebire, ariko muri ibyo byose Imana ikagufasha. Ahibyo Imana yagukoreshaga cyangwa yakoraga byahitaga bicubya bya bindi byose biguhagurukiye bigendanye n'umuhamagaro Imana yaguhamagaye. Guhamagarwa n'Imana rero ni amahirwe menshi. Uravuga uti iki se wabibwira iki nk'abasore nk'abantu barimo bahamagarwa? Nicyo nangiye kubaza, ahubwo neza cyane nge numva nangiye kubaza inama mwaha abatoya bari kwinjira mu muhamagaro. Nge numva ari akaga byaba ari n'ishyano kwinjira muri uyu murimo Imana itaraguhamagaye. Yego, izo ni ingorane. Waba yaragize navuga amahirwe yo kwinjiramo Imana itaramubwiye, yaraje mu bundi buryo nge ntamenya, yagombye kujya hasi ku karago kabwira Imana ati nubwo hari ahandi nanyuze mu y'ubusamo, ndashaka yuko nawe umpamagara. Noneho ibintu barahari, kandi kuko Imana ishobora no gukoresha n'abantu, birashoboka. Imana ishobora no gukoresha n'abantu, ariko noneho nawe akamenya yuko Imana yagize gute yamuhamagaye. Ubundi bavuga ko imihamagara ari 3. Hari umuhamagaro Imana ihamagara umuntu, hari umuhamagaro umuntu hamagarwa na mwene wabo, hari n'umuhamagaro umuntu yihamagara. Ubwo rero umuntu yaraje nyine akabona yinjiyemo, Imana itarigeze ivuga nayo itaramuhamagaye, nge numva namugira inama yo kuyishaka, kandi Imana ihora yiteguye. Uko ufite n'ishyaka ryiza n'Imana iragufasha. Hari burya hari umuntu wenda atabona inzira, ariko kumva byifuza bishaka, ko nabira bivuga ngo uwifuza uwo murimo aba yifuje umurimo mwiza tukuru. Rero niba yabyifuje akwiriye no kuza noneho agashaka Imana, nayo ikamumenyesha yuko yagize gute yamwemeye. Yego, abahamagawe n'Imana rero ibintu ni bibiri: kwihangana no kwirinda, kandi bagaha agaciro icyizere Imana yabagiriye. Kubera yuko iyo umuntu ahinyutse ntago binezeza Imana. Ariko icyo nkubwiye cyo nuko mu bibaho byose, no mu bigeragezo, no mu ntambara, nta Imana itakura umuntu ngo imurengere, keretse iyo muri wadafite ibyo byiringiro no muhamagaro w'Imana. Yego. Pastor, wenda nge mbere yuko wenda mbareka kubabaza, ndababaza ikibazo kimwe nk'umuntu wabaye umuyobozi w'indembo zitandukanye, n'ubu ngubu uracyari mu buyobozi nyine bw'itorero. Ni gute expectation zawe, cyangwa aho wagiye unyura hose birumvikana wakoranaga n'abakristo, ugakorana n'inzego za leta zitandukanye, umuntu akubajije ngo niki wavuga ku buyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda, wamusubiza ngo iki? Mbikubajije mu gutunguye, gakuba ngo ukurikije uko aho wagiye unyura mu buyobozi bw'idini, ariko uhura n'inzego za leta mukorana, ukureba imiyoborere y'igihugu cy'u Rwanda, akakubaza ngo niki wayivugaho, wamusubiza ngo iki? Ibyo ari byo byose burya ubuyobozi buratandukanye. Urumva ngiye nabaye
umubwirizabutumwa mba n'umupasiteri n'imbere ya jenoside yego rwose ubuyobozi bw'u Rwanda bw'iki gihe butandukanye n'ubwari buriho itandukaniro mubona itandukaniro hari kubera yuko nibura nk'uyu munsi Yego. umukozi w'Imana ashobora no kugira ijambo ariko mbere twasaga no turi abantu nyine bari habi bigenga urukumva gasa naho ba mu byawe ntibashobora no kuba bagukurikirana Yego. na cyane cyane yuko nta gaciro banaguhaga yuko uri umuntu nawe uri n'umufatanyabikorwa no mu gihe burya umubwirizabutumwa umukozi w'Imana aba ari umuntu ufite ijambo ku bantu kuko kuyobora imitima ni ijambo riremereye cyane urabona ubuyobozi bugira ibihano bukagira ibiki ariko urumva umubwirizabutumwa gukoresha ijambo gusa abantu bagahinduka biratandukanye rero Yego. uyu munsi bashobora kuguhamagara mu nama nawe ugatanga igitekerezo uyu munsi ushobora kuvuga uti dushaka gukora iki ngiki ibyo bintu bakajya gute bakabyumva ukumva ni ukuvuga ngo biratandukanye cyane rwose biratandukanye cyane rwose hari ikindi kibazo wumva ushaka kubaza ngewe pastor ikibazo namubaza twebwe abakristo banyu twebwe muyobora tugira ibintu byinshi tubigiraho ese mwebwe mu byo mutubonaho iyo ubonye nk'umukristo yakunaniye ukamubwira gutya akakunanira ukamubwira gutya akakunanira mbere yuko mumuhagarika mu itorero ubanza kumuhamagara mukavugana ukamugira inama yakwanga ukamuhagarika ese yahagaze yarangiza akagushyira hanze akakuvuga nk'amagambo atariyo nyuma kandi ukazamugarura ukamubabarira muri cya gihe uba waramuhagaritse uri mu ntambara yawe nawe niba byarababayeho simbizi mwebwe ariko nubwo ndavuga muri rusange kugira ngo mudusobanurire amagambo y'abakristo babavuga atari meza ntago mwumva musubiye hasi ku buryo mwakumva mwana bivamo urakoze cyane ibyo ntago bishoboka kubera yuko Yesu yaravuze ngo namugaragura utashebuja ntago Yesu bamuvuze neza kandi we nta naho yarahuriye nanjye Yesu yari afite ibintu byiza byinshi ariko ibyo bamuvugaga bibi nibyo bamuciraga ntago yabaciriyeho iteka ahubwo buri gihe abahamagarira gusanga Yesu uburindi kibazo ngewe nagira urumva ikibazo nagira kumvuga ibinyoma cyangwa ukavuga ibitari byo ntacyo byanankoraho rwose kuko ibyo ngibyo nta n'undi uzabinsomamo nta n'uzabibonamo kuko kugira ngo umuntu agusebye nyine abagusebeshye sibyo ahubwo ngewe icyambabaza ni ukugira ngo umuntu amvuge ibintu bindi byo kandi by'amafuti nanjye ndimo nkosora iki amakosa ibyo nibyo byantera kuvuga ngo ariko kumbe burya ngenda nzi ko bameze gutya none n'abantu bambona gutya ariko kumvuga ibitari byo nta kintu biba bikubwiye ntacyo ahubwo uwo muntu nawe aba yatewe ngize amahirwe yazagaruka akihana akavuga ati burya ngewe rwose n'umushumba wanjye cyangwa se n'umukozi w'Imana ibintu navuze naramubeshyeye Imana imbabarire hanyuma tukamusengera nta umushumba aragira ati kumvuga no kutamvuga umbeshyera Imana ijye kubabarira reka nigarukire kuri mama Dani nyuma ya Dani ese ubu mufite abana bangahe nyuma ya Dani dufite abana 9 uretse yuko umwe yigiriye mu ijoro Imana yarakomeje yewe we tanga umugisha cyane dufite abakobwa 5 abahungu ubwo ni 4 ariko ubwo uwa 4 yaritahiye hasigaye 3 ubwo noneho ku rubyaro rwa 6 haje n'impanga umuhungu n'umukobwa Imana irashumbusha urumva ko Imana ijya ikora ibitangaza Imana yo mu ijuru ikora ibitangaza cyane abo bakobwa rero barahari n'abahungu barahari uwa mbere we yaduhaye n'umwuzukuru wowe witwa Dani urumva ko Uwiteka nta kintu adakora nta kintu atakoze abantu bose rero bakwiye kwizera Imana yacu irashoboye mwamajije kumva ukuntu umukozi w'Imana yagiye avuga ahantu hose hatandukanye ngo niko twagendanaga nanjye n'abo bana bacu ariko Uwiteka arabaturerera pe barakuze ni inkumi abandi n'abasore nyine uburumbu wa mbere ko yashatse Imana yagiye turinda mu buryo butandukanye mbabwire yuko Imana we mu ijuru ikora ibitangaza muri ibyo byose umukozi w'Imana yababwiye
nanjye ntabwo ari inkuru mbarirano twari kumwe ariko nuko Imana yadukoreye ibyo bitangaza yababwiye yuko igihe cyageze akava mu rurembo akajya muri paruwasi ko Imana ntabwo yaturetse muri icyo gihe cyose yagenderaga mu mamodoka aho agenda hose ngira ngo ni imyaka 18 ariko tumajije kuva no muri urwo rurembo ntabwo Imana yatwihoreye ahubwo yaduhaye imodoka yacu amen barayigendamo turashima Imana ko yadukoreye ibyo bitangaza amen. Joel, tugana ku musozo hari ikintu wabaza mama Dani cyangwa pastor tugasoza? Ndumva twasoreza ahangaha ibyo kubaza byo byaba ari byinshi cyane nta nubwo byarangira nta nubwo twavuga ngo ubuhamya ngo bwa pastor ngo na madamu we ngo turabukoze ngo birarangiye nuko busubika ahubwo tukazagaruka tugakorana n'indi vuga butumwa mu buryo butandukanye nari kubabaza icyo bavuga ku ma divorce ari kuza ubu ngubu abantu barakingirwa bakamara umwaka umwe ibiri mu ngo bakaba batangiye kuryana amakimbirane mu ngo ni byinshi cyane nta bandi bantu baduha impuguro zifatika uretse bene abangaba baba bamaze imyaka myinshi mu rushako ndetse ari n'abakozi b'Imana ariko ibyo byose reka tuzabisobukurire mu kiganiro kindi tuzakora ahubwo icyo dukora dusabe pasiteri adushyira imbere y'Imana kugira ngo abantu bazabasha gukurikira iki kiganiro bazabashe gufashwa nacyo ariko tugenda dushimira abantu bose bari badukurikiye kuri Iyobokamana TV Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera ihereze pasiteri n'umudamu we umugisha kuba bemeye kuduha umwanya maze bakatuganiriza nimutagwisarinda babwiza ukuri yuko mutazabura gusarura kandi ntaryo mukiguye kuko ibyari kuba byararibagushije byabaye byinshi ariko ubu ngubu ndabona mushikamye Imana ibahereza umugisha cyane pastor. Murakoze cyane Iyobokamana TV turashimiye cyane kuko mwibwirije mukadusura kandi mukaza kutubaza ibingibi birakwiriye kuko abato bakwiriye kubimenya kubaka n'urugendo rurerure ariko ntago byakunda kubaka kuko Uwiteka yatubatse abubaka bose ngo babubakire ubusa abantu bakwiye kubakira ku ijambo ry'Imana kubakira ku rukundo kandi bagahana agaciro icyo cyizere bagiye bagirana na mbere iyo babitekereje neza rero bakagira umwanya wo kuvugana no kuganira ibyo ngibyo bishobora gutuma urugo rwabo rwubakwa neza mu kwiringira Imana no kwizera Imana turashima Imana ntacyo itadukoreye cyatugiriye neza none ndumva twasenga Imana data wa twese uri mu ijuru turagushimiye cyane mu izina rya Kristo Yesu tugushimiye ubuntu bwawe n'urukundo rwawe no kugira turagushimiye Mana kuko waduhaye abashyitsi turagushimiye kuko tumaze umwanya tuganira kubw'urugendo rw'ubuzima mibereho nk'abakristo mibereho nk'abubatse urugo turagushimiye Mana kuko ari we wadushoboje niwe watubashishije ntago twavuga ngo hari imbaraga zacu wakoresheje ibitekerezo byacu n'ubwenge bwacu kandi uduha guca bugufi no kukumvira kugeza kuri uyu munsi turasenze Mwami kugira ngo uhe abashakanye kubana mu mahoro no mu rukundo kuko urukundo nirwo rusohorezwamo byose kandi Imana nayo ni urukundo iyo abantu Mwami bubashye Imana kandi bakagendera mu rukundo izina ry'Imana rirahimbazwa zo mpamvu dusengeye ngo muri iki gihe zirimo zigenda zihura n'ibibazo bitandukanye Mwami abakeneye gushaka kubaka bagaterwa ubwoba bagatinyishwa n'ibyo bajya babona cyangwa bumva turasenza Imana yo mu ijuru kugira ngo mitima yabo wihe guhindukira no kugukorera no kukumvira kandi umuntu wese ufite umugambi wo kugira ngo yubake urugo mu basore n'inkumi Mwami ujye ubaha rwose kukwitaho cyane no kugushakiraho ukuri kuko ni wowe wubaka urugo niwe wubaka niwe murinzi urinda umudugudu niwe murinzi urinda ingo z'abashakanye ukarinda urubyaro rwabo Mwami turasabye kugira ngo ukuboko kwawe kwiza kuzajye kugaragara kandi kuzajye kuboneka abumvisha iki kiganiro bazarushaho gufashwa kandi babyumve nabo babiha agaciro bakingira muri byose kandi natwe ukomeze kuduha imbaraga zo gukomeza gushikama no gukomera turacyari mu isi turacyakeneye imbaraga zawe inkunga yawe iracyakenewe Mana mu izina rya Kristo umwami n'umukiza wacu amen. Urakoze nawe.